Muraho neza, murakaza neza kuri Mix Venture. Nk'uko twabibabwiye rero tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bibahindurira ubuzima bigahindura n'ubw'abandi. Turabashimira kandi icyizere mukomeje kugenda mutugirira mukurikirana ibiganiro tuba twabateguriye. Ibi bizadutera imbaraga zo kurushaho kugenda tubinoza kugira ngo bigere ku ntego. Tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima, amafaranga n'ikoranabuhanga. Ni muri urwo rwego rero twabateguriye ikiganiro cyitwa Ibanga ry'ubuzima, gutahura ukuri kwihishe mu muntu. Iki kiganiro cyaturutse ku gitekerezo nagize muri 2016 ubwo nasomaga igitabo cyitwa Understanding the Purpose and the Power of Man, cyanditswe n'umugabo bita Dr. Myles Munroe. Cyavugaga ku bijyanye no kumva ubuzima bw'umuntu, cyane cyane ushingiye ku nkomoko yabwo. Nakomeje kugenda mukurikirana rero nkora n'ubushakashatsi bwanjye bwimbitse, wenda ndeba ese niki kiba cyihishe mu mutima w'umuntu cyangwa wanjye. Nza gusanga rero hari ibibazo 5 by'ingenzi umuntu ashobora kwibaza kugira ngo abashe kubona ibintu 2 by'ingenzi mu buzima bwacu buri wese yifuza. Icya mbere muri ibyo bintu ni ubwigenge, freedom. Icya kabiri ni intsinzi, success. Aya magambo uko ari abiri afite igisobanuro gikomeye mu buzima bw'umuntu. Ubwigenge mu mfuruka zose z'ubuzima bwawe ni ikintu gikomeye. Mujya mwumva abantu bavuga nifuza kugira ubwigenge mu bijyanye n'ubukungu, nifuza kugira ubwigenge mu bijyanye n'imibanire yanjye n'abandi, nifuza kugira ubwigenge. Imfuruka zose z'ubuzima ushobora kubonamo iki kintu. Ikindi ni intsinzi. Intsinzi ni uko byanze bikunze ugomba no kujya hanze ugakora kugira ngo ugire icyo ugeraho. Niyo mpamvu rero kuva tukiri abana tuva mu miryango yacu, ibikorwa byose tugiyemo by'ubuzima badusaba gutsinda. Wajya ku ishuri ugomba gutsinda neza. Mbega igisubizo cya nyuma cy'ibintu wakoze cyangwa se cy'ibitekerezo byawe biba biganisha ku ntsinzi. Niyo mpamvu aya magambo uko ari abiri rero kugira ngo ubashe kuyageraho neza ni uko ugomba gusubiza ibibazo 5. Ikibazo cya mbere, nkomoka he? Where am I coming from? Source. Ikibazo cya kabiri, ndinde? Who am I? Identity. Ikibazo cya gatatu, nshoboye gukora iki? What can I do? Potential. Ikibazo cya kane, ndi hano kubera iki? Why am I here? Purpose. Ikibazo cya gatanu, njyahe? Where am I going? Destiny. Ni ukuvuga ngo ibibazo uko ari 5 ugenzuye ubuzima bwawe bwose usanga iyo ubashije kubisubiza neza bigufasha kubaho ubuzima bwiza bufite igisobanuro kandi wishimiye. Niyo mpamvu rero twifuze ko tuzakora ikiganiro kizayisubiza ibi bibazo uko ari 5 duhereye ku kibazo cya mbere kugera ku cya nyuma, kugira ngo tubafashe kurushaho gusobanukirwa n'ubuzima twifashishije ibyo abahanga bagiye bavuga, iby'ubushakashatsi bwavuze, kugira ngo natwe tubashe rwose kubaho ubuzima bufite intego. Iki kibazo cya mbere twihuse kivuga ngo nkomoka he, ni ikibazo cy'ingenzi, ni naryo shingiro ryo kubasha gusubiza ibindi bibazo byose. Ubundi tubigenzuye neza twabanza tukareba impamvu kino kibazo ari ngombwa kukibaza. Impamvu ya mbere ni uko inkomoko y'umuntu ni ikintu cy'ingenzi, haba mu bijyanye n'umuco, umuryango cyangwa se mu by'umwuka n'imyemerere. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi kubasha gusubiza icyo kibazo ku nkomoko yawe muri ubwo buryo. Indi mpamvu igaragaza yuko iki kibazo gifite ishingiro ryo kumenya aho umuntu akomoka, biguhereza gusobanukirwa neza imizi yawe, bikaguhereza nanone n'imyumvire ku muryango wawe, umuco wawe n'imyemerere yawe. Ibi bigena ubuzima bwawe bwose. No kuvuga ngo ubushakashatsi bwagaragaje yuko ndetse n'abahanga mu by'imitekerereze bavuze yuko iyo umuntu afata icyemezo ashingira ku bintu 3 by'ingenzi. Icya mbere ushingiraho ni ubunararibonye ufite kuri icyo kintu ugiye gufataho icyemezo cyangwa ibyemezo waba warafashe bijya gusa n'icyo. Icya kabiri ni imyemerere yawe. Imyemerere ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera yuko nk'urugero nigeze kugira amahirwe yo kuba mu Bushinwa, aho
habaga abanyapakistan, Nepal n'abandi n'ibindi bihugu bitandukanye. Impamvu mvuze ibyo bihugu bibiri nuko bafite imyemerere itandukanye. Dufashe urugero, ugiye nko guteka amafunguro, ugateka nk'inyama z'inka, iz'ingurube, wenda n'iz'inkoko. Umuntu wo muri Nepal kuko batarya inka azakubwira yuko rwose wakoze amahano kuba wanatetse inka, ari ikibazo gikomeye. Umuyisilamu we kuba watetse ingurube nk'abantu bo muri Pakistan, byo ni ibindi bindi. Urumva ko n'amafunguro cyane cyane ibyo dufata nabyo bigenwa n'imyemerere y'umuntu. Ikindi cya gatatu cy'ingenzi nacyo mu bigena uburyo ufatamo icyemezo nicyo bita cognitive bias. Cognitive bias ni nk'akavuyo k'ibitekerezo biri mu mutwe wawe mu gihe ugiye gufata icyemezo, igihe icyo kintu ugiye kugifataho ubwe icyemezo ari ubwa mbere, uba ufiteho ibitekerezo n'amahitamo menshi. Ariko ibyo ngibyo bigenda bigabanuka uko ugenda ugira ubumenyi, kubera yuko uko uhora ugira ubumenyi biguha imbaraga zo kubasha gufata icyemezo byihuse, kubera yuko n'imitekerereze yawe iba ifite ahantu nyine uyungurura mu bintu byinshi. Iyo uyungurura mu bintu byinshi usanzwe uzi, guhitamo icy'ingenzi biragufasha. Niyo mpamvu rero gusubiza ibibazo nk'ibi ngibi ari ikimenyetso kigaragaza yuko bizagena ubuzima bwawe. Nkomoka he rero ni ikibazo tugiye gusubiza twifashishije, ntabwo tugomba kwifashisha ibitekerezo byacu, ni ubushakashatsi. Icya mbere turareba ubushakashatsi cyangwa ubuhanga bwa siyanse bubivugaho iki. Icya kabiri, ese ibijyanye n'ubuhanga bw'imitekerereze n'umuco bwo bubivugaho iki. Icya gatatu, ubuvumbuzi bwa filozofiya se bwo bubivugaho iki. Icya kane, ubuvumbuzi bwa teolojiya se bwo bubivugaho iki. Muri ibyo bintu uko ari bine turaza kugenda tureba uburyo nkomoka isubizwa, ariko turaza gufata kimwe muri ibyo bintu bine tubona nibura gifite intege nkeya zitari hejuru cyane, kandi nibura byatanga igisubizo gisa n'ikigaragara neza cyumvikana. Reka twihuse rero turebe siyanse y'ibivugaho iki. Hari umugabo w'umuhanga bita Charles Darwin yanditse igitabo cyitwa The Origin of Species. We yasobanuye yuko ibinyabuzima byose bifitanye isano kandi byagiye bihinduka buhoro buhoro binyuze mu nzira ya evolution. Bityo umuntu akaba afite isano n'ibindi binyabuzima. Uwo ni umwe. Mu bashakashatsi rero mu bijyanye n'ubumenya muntu cyangwa n'ibinyabuzima ba kera, basanze umuntu afitanye isano rikomeye n'inguge, bigaragaza ko tugira imyitwarire n'imiterere ya gihanga bifitanye isano n'ibyo binyabuzima. Noneho baravuga ati ubushakashatsi bwa genetike. Noneho ubushakashatsi bwa genetike ni nk'uko bavuga ngo bagiye gufata umubyeyi bapime n'umwana we, bapime icyo bita DNA, barebe noneho isano bafitanye. Rero ubwo bushakashatsi bwa genetike bwo bwagaragaje yuko DNA ihuje ku kigero cyo hejuru n'inguge zitwa chimpanzee. Ibi bikemeza ko dufitanye inkomoko imwe nazo mu mateka ya kera. Ikibazo rero cy'intege nke cya science cyangwa muri science nuko science ishingira ku bimenyetso bifatika, kandi ibyo bimenyetso bifatika ntibihoraho, kuko iyo bagiye mu mateka bakajya kureba hari ibyo batabasha kubona, kuko abo bantu ba kera koko bagombaga kuduha umucyo kuri ibyo bintu. Nta bumenyi bari bafite, nta na tekinoloji bari bafite, kandi ibyo bimenyetso nyine nta bihari, ntibihoraho. Bivuze ngo rero ntibyuzuye. Siyanse nayo ntabwo ivuga neza inkomoko y'umuntu ngo wumve iragushubije neza. Turebye ku ba kabiri rero, ubuhanga mu bijyanye n'imitekerereze n'umuco, icyo twakwita anthropology. Umuco n'ibikorwa by'umuco n'imitekerereze nibyo ngo bigena umuntu, kuko amakuru bagiye babwirana, ihererekanya ry'amateka, umuco nibyo bigena umuntu, bikagena n'uwo ari we, n'uko ameze, n'uko yitwara, kuko ari nabyo bimuha imyemerere, nibyo bimuha ibyo agomba kwirinda, nk'uko tubizi mu Kinyarwanda za kirazira n'iki. Ariko ibi byo urumva ni ibijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi, ntabwo bigena neza ngo bigaragaze ngo umuntu yakomotse. Naho harimo ikibazo, ntabwo bisubize kiriya kibazo twibaza. Abandi ni ubuvumbuzi bwa filozofiya. Ubuvumbuzi bwa filozofiya bwo bugaragaza yuko nka Plato na Aristote bemeje ko umuntu afite roho ifite agaciro ko hejuru, kandi ubuzima bwe bufite intego ishingiye ku gutekereza no kumenya. Bazanyemo ikintu cya roho
ifite agaciro ko ku rwego rwo hejuru, banemeza yuko ubuzima bw'umuntu bugomba kuba bufite intego ishingiye ku kumenya no gutekereza. Ariko hari abandi bafilozofe nabo nka Jean Paul Sartre, abo bita modernist philosophers, n'uwo bita Friedrich, bavuze ko umuntu afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kwihitiramo ubuzima bwe, ko buri wese ashobora guhitamo uko agomba kubaho, ntagenzurwa n'imbaraga z'ikirenga. Niko bo bavugaga ngo nta mbaraga z'ikirenga zimugenzura. Ikindi, imyitwarire n'ubwigenge, filozofiya igezweho ishyira imbere ko umuntu ashobora kwigenga, agahanga intego ze, akanazigenzura, akanagena n'ejo hazaza hehe, bitandukanye n'imyumvire ya kera y'uko ubuzima bwaterwaga imbaraga n'ububasha budasanzwe. Ariko uburyo bw'imitekerereze nabwo nibwo burakugaragariza ko umuntu afite roho, akagira umubiri, akagira intego no kuzishyira mu bikorwa, ariko nta bimenyetso bagaragaza, nta n'ibisobanuro batanga byimbitse ku nkomoko y'umuntu nyirizina. Bivuze ngo tugiye kuri kane rero, hoho n'ubuvumbuzi bwa teolojiya. Ubuvumbuzi bwa teolojiya cyane cyane nk'abantu bemera gikristu, isilamu, judaism, bemera yuko umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana, mu ishusho y'Imana, akaba afite umwihariko ku bindi biremwa byose. Iyo niyo myemerere ya teolojiya. Intego yo kuyoboka teolojiya ivuga ko umuntu afite inshingano yo kuramya no gukorera Imana, nk'uko ibitabo bitagatifu bibivuga cyangwa ibitabo by'Imana bibivuga. Ibi rero bigena ubuzima bufite intego. Buri dini rigena uburyo umuntu agomba kugira ubuzima bufite intego. Turebye intege nke z'imyemerere rero cyangwa z'ubuvumbuzi bwa teolojiya, ni uko bwo bugusaba bwemera kuremwa, ariko nta bimenyetso bifatika nabo baba bafite. Bishatse kuvuga ngo rero uramutse ugiye mu bushakashatsi buhari uyu munsi, ukareba mu bijyanye na siyanse, mu mibanire y'abantu n'imitekerereze yabo, ukareba muri filozofiya, ukareba no mu buvumbuzi bwa teolojiya, byose bifite intege nkeya yuko bimwe nta bimenyetso bifite, ibindi nta bimenyetso bihagije bifite. Ariko kugira ngo tubashe gusubiza iki kibazo neza, nuko tufata iki gice cya kane cy'ubuvumbuzi bwa teolojiya, aho tuvuga ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Niyo mpamvu rero tugiye noneho gusubiza iki kibazo nyirizina nyuma y'ubwo bushakashatsi tumaze kubona. Kugira ngo tubashe kubisubiza neza, turabanza tugendere ku myitwarire y'umuntu w'uno munsi. Imyitwarire y'umuntu w'uno munsi itugaragariza ko umuntu nawe hari ibintu byinshi yaremye. Ibintu yaremye harimo icyo twakwita nk'ibicuruzwa bitandukanye, kubera yuko turebye nka brand cyangwa ishusho y'igicuruzwa runaka, turebe wenda dufate nka telefone, habaho ama brand atandukanye. Kugira ngo mubashe kubyumva neza, tuvuge ko telefone ni igikoresho umuntu yaremye, yaratekereje, aravuga ati reka mpange iyi telefone izajya idufasha ko abantu bashobora kuvugana batari kumwe, bashobora kurebana, bashobora kuba bafata amakuru yabo bakayabika mu mafoto no mu majwi, bakumva bajya kuri internet, ubuvumbuzi bwa muntu. Ariko tugiye gufata brand ya telefone, wenda hariho iPhone, hariho Samsung, hariho Tecno, hariho Marathon, n'ama brand menshi atandukanye. Ibyo ni ibintu umuntu yagiye arema. Ibyo umuntu yagiye arema rero byanyuze mu zihe nzira kugira ngo abashe kurema icyo kintu. Icya mbere, kugira ngo umenye ngo iPhone ni iPhone, ugomba kubona ishusho ya iPhone brand, ikirango cyayo. Icya kabiri, ukareba izina ryayo. Nicyo gitandukanye iPhone n'ikindi kintu cyatekerejwe n'abandi bantu. Rero icyo kirango ni ingenzi cyane ku muntu waremye ibyo bintu, kubera yuko nimba yararemye telefone, yabanje kugira igitekerezo, nyuma y'igitekerezo ashyira mu bikorwa icyo gitekerezo, ikiba gisigaye noneho ni ukubasha kugikwirakwiza ku isi hose, kugira ngo brand yiwe cyangwa se ikirango kiwe kiba aricyo kigaragara mu isi yose, akoresheje amahame y'ukwemera n'ubundi nk'imbaraga twahawe. Iyo bavuze brand yari yose, bavuze mu modoka, uhita ubona brand. Harimo Toyota, Volkswagen, Benz, izo zose tuvuga uhita ubona brand n'izina. Hari abihishe inyuma y'iyo brand, nibo baremye icyo kintu. Bo baratekereje bati tureme iki kintu kimeze gutya na gutya, gikora ibi n'ibi.
bakimara kurema icyo ikintu cyiza bahise bakora ni ukuvuga ngo buri kintu nimba uguze telefone nshya ibiri mu gakarito, ako gakarito haba harimo agatabo kitwa manual guide. Manual guide ni agatabo keza cyane gashobora kugufasha kugira ngo ubashe kumenya neza iyi telefone nguze ikora ibiki n'ibiki n'ibiki n'ibiki. Muri iyo manual guide rero niho usoma ibintu bayita maker's mind. Ese umuntu wakoze iki kintu yatekerezaga iki? Yatekerezaga kudusubiriza ibihe bibazo? Yadufasha iki? Ariko ugiye ntuyisome, warangiza ugafata telefone ishobora kuba yagufasha kukubikira amashusho, kukubikira amajwi, kukubikira ibintu byose bitandukanye, ntumenye ko ibikora kuko utabisomye. Ntabwo ikosa ari irya maker's mind, ntabwo ikosa ari irya wakoze cya kintu, ikosa ni irya wowe utarabashije gusoma iyo ntuzi. Ikindi, impamvu bashyiraho ishusho n'ikirango baba bagira ngo nugira ikibazo umenye aho ubariza. Ubundi handi mu bindi bihugu byateye imbere ari Apple Store, iyo telefone yawe ya iPhone yagize ikibazo bagenda bakareba yuko ari product yabo, barangiza bakayigukorera cyangwa bakagufasha. Niyo bayiguhaye ukayigura ugasanga ntikora neza, uyisubizayo bakaguhindurira. Yewe niyo wayijyanye kure ushobora kuyiboherereza bakayiguhindurira. Ikintu baba barwanaho ni iki? Ni izina. Baba barwana ku izina ryabo, icyo twita reputation. Brand reputation ni ingenzi cyane. Rero tumaze kubona iyo mitekerereze y'umuntu n'ukuntu yagiye arema ibintu bitandukanye, nkuko twafatiye urugero kuri telefone n'ibindi byose biriho byagiye bikorwa n'abantu, reka turebe neza muri Bibiliya igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 28. Ahangaha urahita usanga neza bya bindi turi kuvuga na za business dukora, cyane abantu bazikora ku rwego rwo hejuru. Ihame bakoresha ni ihame ryo muri Bibiliya. Icya mbere bashingira kuki? Ijambo ry'Imana muri Bibiliya, intangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana iravuga iti duhange umuntu mu ishusho ryacu, ase natwe agenga izindi nyamaswa zose n'isi. Duhange. Igitekerezo cyaje, wumvise ni nako ama business yose atangira. Haje igitekerezo, ibintu byose byahereye ku gitekerezo. Ariko hariya mwumve neza, duhange n'ishusho. Nibyo bintu bigena neza yuko abantu bakomoka ku Mana. Ikindi 27 ho baravuga Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, umugore n'umugabo, imuha ubwigenge n'ubwenge mu mutima no kugenzura iby'isi yose nkuko turibuze kubibona. Nkabyumvise. Icya mbere yabanje kugira igitekerezo, icya kabiri hitishyira icya gitekerezo mu bikorwa. Irema ki? Umugabo n'umugore. Twese twararemwe. None kuri 27 bakakubwira bati ikimara kuguha ubwenge n'umutima ikakurema mu ishusho ryayo, nuko yaguha uburenganzira mu mbago ivuga z'ibyo ugomba kugenga naho ugomba kubigenga, nawe gukora nk'ibyo yakoraga, kubera yuko ufite ubwenge n'umutima nk'ibyayo. Niyo mpamvu abantu bakora neza business zabo byanze bikunze bakagendera kuri aya mahame, bivuga tugira igitekerezo dukora iki kintu, bakarangiza bakagishyira mu bikorwa, bagakurikiza amahame y'Imana. Imana hano muri 28 hita ibahereza na business strategy, ikababwira ati icyo twita business strategy ni nk'amabanga ugomba gukoresha muri business yawe. Icya mbere ibaha umugisha, irababwira iti ni mwororoke, mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke. Mbahaye kugenga ibiri mu kirere, ku butaka no mu nyanja. Niba byumvikana neza, urabona ububasha Imana yaduhaye ni nabwo abantu bari kugenda bakoresha. Bakubwiye mu kirere, ushobora guhita umenya abantu badominatinga ikirere cyangwa se abantu bafite ububasha mu kirere cyane kurusha abandi. Bakubwiye ku butaka, naho urabimenya bitewe n'icyo uvuze. Ibi rero Imana y'ubwayo yaremye umuntu mu ishusho ryayo, imuha ubwenge n'umutima nk'uwayo, imuha n'uburenganzira bwo gukora nk'ibyo ikora mu isi. Mbahaye kugenga ibiri mu kirere, ku butaka no mu nyanja. Irangije rero kuba yararemye umuntu mushura. Twibuke noneho ya brand ya iPhone brand, impamvu bahora barwanirira yuko bashobora kuba baguhereza brand yabo, bakabizeye ko ari yabo, bakaba bana telefone yagize ikibazo bakayigukorera cyangwa se bakaguhindura. Icyo barwanaho ni izina ryabo. Bishatse kuvuga ngo n'Imana rero mu ishusho ryayo yaremye umuntu. Umuntu wari wese waremwe n'Imana
afite ububasha nk'ubw'Imana. Muri scope ububasha nk'ubw'Imana bugira ahantu bugarukira kuko aravuga ati bagenge isi n'ibiyirimo byose. Ariko Imana yo ifite icyo isumbije ku bantu nyine, niyo mpamvu bagomba kuyiramya kuko yabahaye ibyo bakora kandi bibahagije. Ari nayo mpamvu iyo umaze kumenya inkomoko yawe nyirizina neza nta kintu gikwiye kuba kigutera ubwoba no gutinya gusubiza ibindi bibazo ibyo ari byo byose, cyane cyane kuri aba bantu bemera Imana ko yabaremye ikabarema mu ishusho ryayo, ikabaha ubwenge n'umutima nk'ibyayo. Rero ni ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu yavuga ngo nkomoka kwa runaka, mu gace ka runaka, mu muryango wa runaka, nkomoka ku ibara ry'uruhu runaka ariho ushingiye. Abashingira no ku ibara ry'uruhu ni ikibazo. Umuzungu yashakanye n'umwirabura none ubwo imvange. Bikwiye kuba rero byumvikana neza ko twese dukomoka ku Mana. Ariko akantu k'ingenzi gakomeye cyane umuntu agomba kumva agashyira no mu mutwe kugira ngo nidusubizane biriya bibazo bindi, cyane cyane ku bantu bemera, nk'uko twabibonye ku buvumbuzi bwa teolojiya, abemera hano ntabwo navuze abemera Bibiliya gusa, nubwo nayifashishije nk'imirongo kugira ngo tubisobanukirwe. Ahubwo abemera ushobora gukoresha igitabo cyawe icyo ari cyo cyose, upfa kuba wemera ko hari Imana iri hejuru ya byose. Ari nayo mpamvu amadini rimwe na rimwe ashobora kukubwira ko ari ryo dini riri gukora neza, riri kujya mu ijuru, ukibaza yuko nta bubasha baduhaye bwo gukontorora cyangwa se bwo kugena ngo uyu muntu ari mu kuri cyangwa ntari mu binyoma ku bijyanye n'imyemerere y'Imana, kuko Imana twese yaturemye mu ishusho ryayo, kandi noneho hari ababikoresha mu nyungu zabo bwite, bagashobora kuba babyigisha ukundi. Ariko twebwe hano twakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tubashe kugaragaza neza ibitekerezo by'Imana nyirizina, nk'uko twabibonye muri uriya murongo, muri uriya 30. Ushatse wazajya muri Bibiliya ukayisoma neza. Ariko n'abasoma Korowani, n'abasoma ibindi bitabo by'imyemerere, nabyo bifite uburyo bibisobanura neza ko Imana abantu bagomba kuyiramya bakanayizera, kubera yuko yaduhaye byose ariko iduhereza aho duhera n'aho tugarukira, kubera yuko ariyo yaturemye. Kubizera gutyo niyo mpamvu inkomoko y'umuntu rero, Imana ntabwo yari kukwemerera usohoka muri nk'icyo twakita uruganda rwayo itarabonye yuko uri produit cyangwa se uri wuzuye. Kuko iPhone baravuga ati dukoze iyi telefone tuyicuruje ku isoko, iyi telefone ishobora guhamagara, iyi telefone ishobora kubika amashusho n'amafoto, iyi telefone ishobora kubika amajwi, wabikora koko ukabona birakora. Impamvu baba babanza kutestinga ko iyo produit ikora koko. Nawe rero kugira ngo ubashe kuza ku isi, inkomoko yawe nimba wemera ko ari Imana, waje uri tested, babanje kureba ko koko ukwiye kubuza ku isi. Ahubwo tugera ku isi tukibagirwa uwaturemye, tukibagirwa. Ushaka kumenya neza ibyo iPhone yawe ikora, ni ugufata ka gatabo kagasoma. Ushaka kumenya neza ibyo imodoka yawe ikora, ni ugufata ya modoka yawe ukayisoma. Kuko rimwe na rimwe ushobora gukoresha telefone ku kigero cya 1% wari kuyikoresha ku 1% yuza kumenya ibyo ikora. Ariko kubera tutajya tubisoma ni ikibazo. Ni nayo mpamvu rero twese tuba dukeneye kuzajya dusoma Bibiliya. Dukeneye kujya dusoma Bibiliya nk'uko ari Maker's Mind. Nimba wemera Bibiliya, ukeneye kujya usoma Korowani kuko niyo Maker's Mind yawe. Nimba wemera muri iryo dini, ukeneye gusoma igitabo gitagatifu cy'iwanyu nimba wemera muri iryo dini, kuko nicyo kigena neza inkomoko yawe, kikanagusobanura nk'uko tubibonye n'ibikorwa umuntu akora byose biba bishingiye cyane ku mahame y'Imana. Turabashimiye cyane rero kuko mukurikiranye iki kiganiro. Turabashishikariza ko mwazakurikira ikindi kiganiro noneho gisubiza ikibazo cya kabiri cya ndinde identity yawe. Murakoze.